Mbahaye ikaze kuri Kigali City TV, wowe ukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Wowe ufata umwanya wawe ugakanda subscribe kugira ngo uzajye kurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Na makuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri VESTINE ishimwe ndetse n'umugabo witwa Idrissa Ogutrago. Nyuma yuko uwitwa pasiteri wasezeranyije uwitwa VESTINE, murabizi ko yigeze kumubwira ngo kiss me you my husband, abwira VESTINE ngabe yaha bizu umugabo we. VESTINE akaza kugira isoni, akaza kwanga kumuha iyo bizu, akaza kutayubuka umutwe. Rero byabaye ibintu birebire mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bimwe biragenda bigarukaho kuri iyi nkuru. Nk'uwitwa Aisha wari uri mu bukwe bwa VESTINE yabigarutseho. Uwitwa Murungi Sabe wo ku Isimbi TV yaje kubaza ikibazo cyiza uwitwa Aisha amubwira ngo kubera iki VESTINE yanze gusoma umugabo we. Aisha yaje gusubiza ikibazo ati, yaje gusubiza uwitwa Sabe Murungi aramubwira ati buriya VESTINE umugabo we nabonye adakunda guseka. Iryo jambo niryo uwitwa Aisha yabwiye uwitwa Murungi Sabine. Noneho ngo kubera iki umugabo ngo wa VESTINE adakunda guseka, noneho buriya Aisha ikibazo uburyo yagishubizemo yavuze ngo buriya zaseka ari uko yageze mu rugo, kubera yuko umugabo wa VESTINE nta guseka nta byishimo bigaragaza yuko yakoze ubukwe, abonye umugeni. Nyine wabonaga ko ari ibintu bikomeje kugenda bimeze nk'aho biri aho ngaho. Ariko indi nkuru nyamukuru nuko uwitwa manager wabo Irene Murindahabi, rebo yabo yitwa MI Empire, barimo kwitegura no gusohora ingoma nshya, indirimbo yitwa Emanuela. Numva iri kurya hiti mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nubwo itarasohoka ariko urumva ko ni indirimbo ifite amajwi meza, kandi ni indirimbo bacuranze mu bukwe bwa VESTINE. Indirimbo rwose binjiriyemo baje kwiyakira nimugoroba. Ni indirimbo yagiye ikoma abantu benshi ku buryo ku rwego rwo hejuru. Urumva harimo amagambo meza, ni indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili n'ururimi rw'icyongereza. Wumvaga ko ni indirimbo yagiye ishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Noneho uwitwa Irene nawe yaje kugaruka kuri iki kibazo cy'uko uwitwa VESTINE yanze gusoma umugabo we. Irene yakigarutseho mu kiganiro yarafitanye n'uwitwa Miki, yaje kumubaza kiriya kibazo, kubera iki VESTINE yanze gusoma umugabo we kandi yabaye umugore we bijyanye n'amategeko. Urumva uko nyine byari byabaze kurangira agombaga kubikora. Ariko uwitwa Irene yasabaza uwitwa Miki, aramubaza yaba ari wowe biriya bintu wari kubikora. Miki yavuze ati ngende umwana w'imihanda biriya bintu nari kubikora. Ariko uwitwa VESTINE ni umwana wo mu rusengero, we yihesheje agaciro ngo yanga kubikora ngo imbere y'abantu, kuko murabizi ADPR buriya gusomeranira mu ruhame ntabwo biba byemewe, cyangwa se akenshi na kenshi babibona nk'aho hari amahano. Kandi buriya iyo wamaze gusezerana baragukoye, waba uri umu ADPR cyangwa uri iki, ugomba kubikora uko byagenda kose. Rero ibitangazamakuru byinshi byagiye bigaruka kuri iyi nkuru, ukuntu VESTINE ngo yashebeje ngo umugabo we akanga kugenda amusoma. Ariko inkuru nyamukuru nuko uwitwa VESTINE yasaza atanga gasopo biciye ku mbuga nkoranyambaga ziwe zitandukanye. Abantu mukurikira uwitwa VESTINE ku mbuga nkoranyambaga ziwe za Instagram, X, yagiye abigarukaho agenda yiyama abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye bavuga kwitwa VESTINE yanze gusoma umugabo we, kandi ibyo ngibyo ngo bitabareba. VESTINE yakomeje kugenda yandika amagambo agiye atandukanye. Ubwo yagiye yandika avuga ati mbanje gusuhuza abafana bacu kandi nkabanifuriza umunsi mwiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ariko ikinzanye ahangaha ni ukwisegura ku banyamakuru bakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, baba bashaka inyungu zabo bakagenda bavuga ibihuha. VESTINE yakomeje avuga ati njyewe nk'umuntu nakunze umugabo wanjye, nta numwe ungishije inama. Rero kutamusoma no kumusoma ibyo byose ntabwo bibareba, biriya byari muri njyewe ndetse n'umugabo wanjye, kandi umugabo wanjye nta kibazo na kimwe na gito yigeze agira. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo mwa banyamakuru mwe mumbabarire, ntabwo mbazi, mwebwe mushobora kuba munzi ariko mwebwe simbazi, mumbabarire munshyire hasi, ntabwo nshaka kuza guterana amagambo namwe. VESTINE nyuma yo kuza kwiyama abanyamakuru bagenda bavuga ibihuha bigiye bitandukanye, bavuga ko uwitwa VESTINE umugabo we witwa Idrissa Ogutrago guturuka mu gihugu cya Burkina Faso gashobora kuba afite n'ikibazo cy'ukuguru ngo yavunitse. VESTINE ibyo nabyo yagiye abigarukaho bavuga ko ngo uwitwa ngo Idrissa Ogutrago yafite ikibazo cyo kutagenda. VESTINE nacyo icyo kibazo yaje akigarukaho aravuga ngo
yaba agenda yaba atagenda, ibyo ntabwo bibareba, kandi ibyo ninjye bifitiye inyungu, kandi namukunze muzi, nta n'umwe wigeze uza kungira inama. Nkuko muri kugenda mubireba kuri screen zanyu, witwa Vestine mu kirori yari ari kumwe na papa we, ari we wanamuhaye umugabo we witwa Idrissa Ubudarago. Vestine yagiye ashimira uwitwa papa, wavuga ngo papa yamaye uburere bwiza. Vestine agenda ashimira uwitwa Irene Murindahabi, wagiye uvuga ko ari we wabagiriye ibintu byiza cyane, akaza akabatereka ku itara, bakaba bagenda bamenyekana ku mbuga nkoranyambaga, bagakora indirimbo zigiye zitandukanye. Vestine akomeje kugenda ashimira murumuna we witwa Kamikazi Dorokasi, bazamukanye mu butoya kandi bakagenda baririmbana mu makorari agiye atandukanye, nkuko yagiye abivuga ko Dorokasi ari umuntu w'ingenzi kuri we, kandi ari umuntu ukomeye, itataza kuba ari we ntabwo bakabaye bari ku rwego nk'urwo bariho. None yakomeje ashimira uwitwa Umutoni Aline, uyu mukuru we wari wamubereye marene, ni mukuru wiwe nawe wakoze ubukwe, agenda amushimira cyane kuko yagiye abafasha. Anashimira mama we kubw'imbaraga n'ubushobozi yabikizemo kugira ngo bakomeze bakore imiziki. Murabizi ko muri 2020 gutyo aribwo basuraga imiziki, 2019 gutyo, murabizi ko higeze kuzamo ikitwa imbogamizi, hazamo umuntu ushaka gutandukanya uyitwa Vestine na Dorokasi. Bona Irene ababwira ko Irene angari igisambo, Irene ari umuntu ubarya. Rero byaje kugarukwaho na Pasiteri nako wa mu MC, mwaramubonye, ni mu MC uzi indimi nyinshi zigiye zitandukanye. Ubwo yagendaga avuga ko mama we ashimira umwana we, kandi icyamukuru nuko chano yiwe ari iyi ngiyi yashakaga. Ntabwo yashakaga ngo chano ya Irene igihe habagasaga ako kantu uwitwa wa MC yaje kukamusireza mukunda, ariko kari akanyuzemo. Ubukwe bwaje gukomeza, ubukwe bugenda neza, ubukwe bugenda bwishimirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko hari andi makuru ngiye kubabwira afite ishingiro, amakuru yizewe neza 100% yagiye yandikwa n'ibitangazamakuru nk'inyarwanda, ibinyamakuru imvaho byagiye bivuga amakuru agiye atandukanye kuri uwitwa Vestine na Dorokasi, bitegura no gusohora indirimbo nshyashya yabo. Ngubu nyuma yuko Vestine yibereye mu kwezi kwa buki, hari amakuru abantu benshi bari kugenda batanga. Navuga ko yaba atari amakuru meza kuri Ishimwe Vestine, ariko buri kimwe cyose ndibikugezeho kuri aya makuru ujye wongeraho ngo ni Satani nta yindi ibikora, kubera ko Satani ntabwo akunda abantu bimereye neza, cyane cyane urugo. Satani ntabwo rukundo niyo wagira ute. Satani ni ukuvuga ngo iyo yinjiye mu rugo rw'umuntu musaba ko musenga cyane ukaba mwatsinda Satani. Niyo mpamvu buriya abantu mukunda Imana mujye mwibuka, kuko Imana ni Imana ikomeye mu buzima bwacu bigiye butandukanye. Ni nayo mpamvu uyu mwana w'umukobwa witwa Ishimwe Vestine ari kugenda yiyambaza Imana, bitewe n'abantu bari kugenda batanga amakuru atari meza, amatiku, ubugambo buri kugenda bucaracara ku mbuga nkoranyambaga, buri kugenda bwiyamwa n'abantu benshi bari kugenda bashaka gusenyera uwitwa Vestine n'umugabo we. So niyo mpamvu rero abantu benshi nkuko uri kubona ibi bintu ngiye kuba nakugezaho 5 kuri 5, ni urugo ruri kugerwa amagambo mabi, ariko nekereza ko atari n'urugo rwa mbere. Akenshi uyu umuntu azwi cyangwa se umusitari usanga bamuvugaho byinshi bigiye bitandukanye, umuntu abafite abamukunda, abamwanga, ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Ngira ngo niba wakurikiye imbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyangwa se ku itariki ya 7 warakurikiye imbuga nkoranyambaga, guhera mu bukwe iki kintu kiba, abantu benshi bagiye bakigarukaho. Kimwe mu bintu mu by'ukuri mu buryo Vestine akomeje kwibasirwa nyuma y'uko ageze mu rugo. Vestine muri doti, murabizi bashimira ababyeyi, noneho agashimira n'abandi bantu ku ruhande bamugiriye akamaro, nk'usanga ko impano ziba ari nkeya abantu bakagufasha, ariko umukobwa ashimira abantu benshi. Umwe mu bantu bashimiwe ni Irene Murindahabi. Uburyo yashimiwe na Ishimwe Vestine, yamwambitse ingofero.
arangije amuha n'akabando ko kwicumba inkoni. Eni Manzi wayoboraga ubu bukwe cyangwa se bino birori muri rusange ahamagara Irene Murindahabi, yamagaye dadi wanyu Irene ngira ngo na Kamikazi Dorokasi yaraje bafata ifoto. Ndabizi ko mudasigana. Kamikazi Dorokasi nawe araza bafata ifoto. Baraza baribaza ngo ni gute Irene yakwambikwa ingofero y'umusaza ngo papa wa Vestine ahari. Ngira ngo izo deba muri kugenda muzibona mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko wongere wibuke ko buri kintu cyose tugarukaho uze kurenzaho ibi bintu ni satani uri gushaka kuvangira Vestine n'umugabo we, cyane ko satani yanga abantu b'Imana, satani yanga ibintu byiza. Abantu rero benshi bari gukomeza kugenda bavuga byanga byakunda Vestine washobora kuba afite ikibazo mu muryango afitanye n'ababyeyi, kandi koko wabyumva. None se Irene kwambikwa ingofero papa wa Vestine ahari, urumva atari ikibazo gikomeye cyane? Biramutse ari byo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hari nk'ubukwe nigeze kujyamo ahantu ibyo bintu biraba, ariko abantu muze gutandukanya ibintu. Papa wa Vestine nawe yambitswe ingofero n'akabando aragahabwa. Irene Murindahabi nawe yambikwa ingofero ahabwa n'akabando. Uwitwa Vestine we yabikoze nkaho nyine urumva Irene Murindahabi ni umuntu w'ikiraro, cyangwa se ubuzima bwabo wabafashije kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuko yaraje abandikira izina baramenyekana, ubuzima bwabo burahinduka, abakura mu karere ka Musanze abazana mu mujyi wa Kigali, abaha inzu nziza, babaye mu nzu nziza, inzu ihenze, ku buryo urumva ko iwabo nta n'ikibazo bigeze babigiraho, ahubwo ikibazo cyabaye abanyamakuru bari kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye kuri Vestine. Nawe koko ushobora kumva ko ari ikibazo gikomeye kuba yarambitse ingofero ngo Irene, ariko kimwe mu abantu bari kwirengagiza, ndagira ngo urebe kuri iyo screen, urabona video ziri kunyura zitandukanye. Uwitwa Vestine ari gusinya, uyu ni pasiteri wabasinyishije n'umugabo we ari kwandika. Urakubona ko ni ibintu byagiye bishimisha abantu bagiye batandukanye. Ndagira ngo rero ukomeze ukurikire amakuru turi kugenda tubagezaho 5 kuri 5, kandi mukomeza no gukanda subscribe kugira ngo umenye gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Kugenda ubona kuri screen yawe Vestine kumwe na mukuru we, pasiteri, umugabo we n'abana, urabona ko ni ibintu byiza. Ariko abantu bafata uduce tugiye dutandukanye bagenda badukata ngo yambitse Irene ingofero mu kigongo cya papa we. Ibi bintu nakubwiye ngo ninkugezaho ingingo imwe ku yindi uze kurenzaho ko satani yashatse kwinzira muri ibi bintu. Ariko wumve ngo Vestine muri ubu ngubu yibere mu kwezi kwa buki, ariko ibi bintu biri kumugeraho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ziri kugera zimugarukaho, cyangwa se abakurikiye ubukwe bwa Vestine. Urumva ko rwose satani ibishaka ko irashaka kwinjira mu muryango wa Vestine, nyine bakacangira kuwufata nkaho bafitanye ibibazo, ubwo papa wabo harimo ikibazo gikomeye cyane. Kandi ibi bintu byabaye perfect. Irene baramushimiye kuko yarababaye hafi buri kimwe cyose, akabaha ibyishimo, nawe bamwambika ingofero nk'umuntu wabafashije, ntabwo ari nka papa we, kuko papa we yambitswe ingofero n'akabando barakamuha. Irene nawe arashimirwa. Reka tugere ku yindi ngingo. Indi ngingo iri gukomeza kugenda igarukwaho, aho abantu mu by'ukuri bari kugenda ku norezo ku rugo rwa Vestine. Ingingo ya kabiri ni uburyo Idirisa yari karume, acecetse cyane, ibintu byo guseka oya, ibintu byo guseka akaryumaho, ukabona ko ni nk'umusirikare. Cyakosa nanjye nabigizeho ikibazo, sinzi n'abantu nabonye bari gutera urwenya ngo yabonye nagisekeje akajya yanga guseka.
ariko ubona ko nyine ni umugabo uri seriye wayango ni umusirikare udakunda guseka cyane, kuko abenshi mu bukwe bagaragaza ibyishimo, abantu benshi kugira bavuga amagambo buriya umugabo udaseka mu rugo bizagenda bite. Aribyo Vestine yagiye agarukaho atanga gasopo ku mugabo we, kuba atarasekaga ntabwo bibareba, buriya tuzaseka tugeze mu rugo, nkuko biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko nanjye sinagiye nibaza ibi bintu cyane, kuko ntabandi nubwo batabyibajijeho cyane, abantu bitabiriye ubukwe bavuga bati isura mugabo kari karume cyane, katajya seka n'ukubera iki, katari kwishima n'ukubera iki. Rimwe na rimwe na MC yavugaga igifaransa, mugaragaze insenku, mugaragaze kwishima, Vestine agaseka, umugabo rekada, umugabo akagumya agaceceka akaryumaho. Abantu benshi byanga byakunda akuna bavuga batese byagenze gute, yakoze ubukwe sababaye, arakaye, ameze ubona ko ari ibintu bidashimishije ku bantu. Abandi bakavuga bati reba kuri level ubwo abantu bavuga bati ese namenyo yaba afite akaba ari kuyahisha, akaba ari kubisha ko namenyo afite. Nyumvira iyo level abanyamakuru bagezeho, ngo ku buryo ngataseka, ku buryo ngagaragaze ibyishimo, ku buryo nyine ngo yabigaragaza ko yishimye. Urumva ko no mu bukwe bavuga bati ngari karume cyane kutari guseka. Hari n'abatangiye kuvuga bati ibi bintu tuzaba tubibona, ngira ngo muri kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga mw'abantu mwe, aya si amakuru yanjye. Ariko byanga byakunda wasanga Vestine buriya hari ukuntu azagenda amwigisha akamenya imico y'Abanyarwanda ko dukunda guseka, koko ugasanga Burkina Faso ntabwo bakunda no guseka, ugasanga bari karume cyane. Ntabwo rero twabirenganyiriza uwitwa Idrissa Ogodrago, gusa dushimire urugo rwabo, bazubake babyare hungu na kobwa, kandi bazakomeze kugenda bashimisha Abanyarwanda. Tunitegura indirimbo ya Vestine na Dorcas yitwa Emmanuel. Iyi ngiyi rero yari Kigali City TV, wowe ukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, wodahwema kudushyigikira, wowe ukora share, wowe ukora comment. Ndagushimira kubw'imbaraga zawe, kubw'ubushobozi bwawe, gufata umwanya wawe ukadukurikirana. Imana ijye iguha umugisha, kandi ukomeze gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ngenda bakunda cyane, nitwa Hitinyo Samba Boy. Reka ngende mbakurikirane n'andi makuru agiye atandukanye. Reka mbabwire ngo hasta la vista, Imana ibarinde.